Reka twizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Ni TV bose babireba icyogere mu nkuba indwanye cyane hamwe na Janvier Romeo. Umunsi ku munsi tubagezaho ibivugwa mu myidagaduro, tukaganira namwe tukabaganiriza kugira ngo mumenye ukuri kw'ibivugwa mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Ese ASSIA MUTONI yaba yaraburiwe irengero? Yego. Nkuko wabyibwiye mu mutwe cyangwa mu mutwe w'iki kiganiro tugiye kugirana nawe. Ese ASSIA MUTONI yaba yaraburiwe irengero? Niba yaraburiwe irengero, ari he? Ari kumwe nande? Ari gukora iki? Ari kumwe na bande? Uko niko tujya kuganira. Janvier Karame. Uheruka amakuru ya ASSIA MUTONI ryari, cyangwa uheruka ibikorwa bishya bya ASSIA MUTONI mu gihe kingana iki? Amakuru ya ASSIA MUTONI nkanjye biri personnel nyaheruka muri ajya kumurika ASSIA Safaris. Ko numva uri kure cyane. Mwana se amurika ngo itaje atuyemo hamwe na Isimbi, urabyubuka? Nyine bizwi na Isimbi. Ngiye nibwo muheruka. Noneho ku mbuga nkoranyambaga akoresha cyangwa se mu kazi ke ka buri munsi, meruka umuntu witwa ASSIA MUTONI mu kwezi kwa gatatu ku itariki 3 muri uyu mwaka wa 2021. Yaba twite kwashize ukwezi n'iminsi irenga adakora, hari atagaragara. Ubwo nateguraga iyi nkuru, hari umuntu wa hafi we nabajije, ni amakuru ya mabuja cyangwa se Lady Boss, Boss Lady ASSIA MUTONI. Aratwite ntatwite? Arambwira ati mu minsi yashize twahuye mbona ameze ukuntu. Kwego ndamubaza nti ntabwo ntutwite? Aramakanira. Tinarabyoshye. Tariko sinzi. Kwa kundi nyine en fait iyo abanyarwanda tumaze igihe tutabona umuntu twasanzwe tubona, by'umwihariko w'igitsina gabo, hari imyumvire iba mu banyarwanda w'igitsina gore. Iyo unanutse baravuga ati ni sida. Ibibazo birakwisha. Ni sida. Ntago bibana ni sida. Hari umunaniko ugeraho utandukanye n'ibibazo. Reka nguhe urugero. Arega ibibazo bya sida biva mu kutiyakira. Bruce Lee yaririmbye ngo siporo ya mbere mu buzima n'ubukene, regime ya mbere mu buzima nayo n'ubukene. Heyo bya sida yishe n'ubukene, rabyumva hakari sida. Iyo umukobwa amaze iminsi abyibushye abatwite taboneka, abatwite yihishahisha, aho abatwite yambara ibipira binini, umva abatwite takunda kujya mu bantu cyane, abatwite yakwibeshya akagira iseseme, abatwite yakwibeshya akanukirwa, abatwite. Nibyo rero mu byo bamwe mu bibashije kuri ASSIA MUTONI ngo ese ASSIA MUTONI yabatwite. Ariko byashoboka. Niki cyatuma bishoboka? Simpamvu byashoboka. ASSIA rero no kuba umumama. ASSIA MUTONI turi kuvuga niyigeze na rimwe agaragaza umuhungu bakundana. Uri kunyumva? Reka mbanze ngusobanurire gatoya. Mbere yuko mvuga ibi bintu, reka nihanganishe Ingabire Pascaline kuko aheruka kubura umwana we w'ubuheta. Yego. Ingabire Pascaline ajya gutererwa ivi, abanyamakuru bifuje kubona ifoto y'umugabo we witwa Gapfizi Kamanzi Felix. Byumva? Yego. Nibayibona. Uzi impamvu batayibonye? Ntabwo nuko Ingabire yifuje ko ubuzima bwe hamwe n'uwo mugabo wamutereye ivi uguma buri prive. Rero ASSIA ubuzima bwe n'umuhungu wamutera inda cyangwa wamutinyuka akamusaba
agiye ndirimbe papa cyangwa na Juno yitwa ngo iki kunsutsu ukagenda uko nguko agamuza byumva sibyo yesa gutembe uretse se nyine byumva uwo musore ASSIA ntabwo yamushyira mu itangazamakuru uzima batamushyira mu itangazamakuru nuko yakamwana yifuje ASSIA Mutoni rero umuhungu reka ikiganiro gikore wenyine reka misobanure urafata yakamwana umvase reka misobanure ukamushyira mu rwego rwo kwifuza ASSIA Mutoni si yabyerekanye se si yabyerekanye reka mbongubwire nimba twemera ko akari ku mutima gasesekara ku munwa akaba yaravuze ati mabuja byumva ati turirimbye Juno ati turi mu ishuka koresha imvuga koresha teka ibyo kwishuka nyewe reka nyewe bivuge nk'umuntu ushaka nyine ko abantu nyine babyumva neza sibyo turamutse turirimbye papa cyangwa na Juno ku nsutsu byumva byaba ari byiza kuko muri ku nsutsu Juno aravuga ngo pakoroji ari trending se fokoroji ni ntabwo mbizi hejuru amahano twanaminuje ngaho n'amagatomene byumva ibintu nk'ibyo ngibyo narumiwe so nkumbuye iwacu mu ijuru oya uzanajyayo sibyo rero iki nari sobanuye arabyumva cyangwa nashaka kuvuga nimba yakamubana atiyubaha agakoresha imvugo nk'izo ngizo kuri nyirabuja sibyo umuhungu watereta nyirabuja cyangwa wabasha kumutera inda ni umuhungu wabasha kwiyubaha utajya mu itangazamakuru ukavuga ngo namenye na ASSIA Mutoni mutera inda turakundana kugeza aho tugeze mu mashuka yego nicyo ndashaka gusobanura reka nkorohereze ndagira ngo nanamara amatsiko n'ubundi nabibazaga kuri icyo ngicyo cyangwa se ufite imyumvire n'imitekerereze nk'iyo yawe ntabwo mvuze ko ikocamye gutwita kwa ASSIA birashoboka uti kubera iki birashoboka nyine ni umukobwa yuje imyaka yo kuba yasama yema mwiza yateretwa ibyo tubireke no kuvuga siko iyo uri umustar byumva umustar twita man umunyine mubwire uzwa n'iki se barumva se asina yatwise inde ibyo tubireke man baratwita nose Knowless yabyaye atatwise ushatse kuvuga ko ababyaye abana baba doctor abo baba doctor arababyaye baba twise nyine umustar twita nyine ari umukobwa baratwita arasibye ko ariko nanumvise ejo buri nabonye inkuru kuri sati y'umuntu avuga ko uyu Shali wo muri yacu na Nina yabyaye kandi ntago tuzi ubukwe bwa Shali none se habyara abakoze ubukwe cyangwa habyara abateranye inda azera abateranye amada so rero ASSIA Mutoni arabyumva kuba hashize ukwezi ugiye kuri Isimbi TV igihe aherukiraho hashize amezi 3 ku yumva hashize amezi 3 kandi Isimbi TV ni inkoramutima ya ASSIA Mutoni yego bajya kumusura ngo muri etage ihenze yego ASSIA Mutoni yabyaye ASSIA Mutoni bla 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 sibyo iyo nkuru wayigaragaza ku Isimbi ivuga ko yabyaye makizemo n'izabandi bandi batandukanye jya kuri Afrimax kuri Afrimax yo muri riho iri yabyaye company yitwa ASSIA Safaris nanjye uwo ni umunsi wa nyuma umuherukira kuguza amaso na ASSIA Mutoni kuri Instagram aheruka post mu kwezi kwa kabiri itariki 4 sibyo rero kuvuga ko ASSIA Mutoni atwite cyaba ari igihuha cyiza byumva gihamya ko kutaboneka kwe kujyanye n'imibereho ari guhisha sibyo cyangwa atifuza ko ijya hanze kimwe nuko icyo kinyoma byumva cyaba kivuguruza ukuri guhari kw'ibyo ASSIA Mutoni aherereyemo ariko nanone ibyo aherereyemo ukabigirira amatsiko yo kwibaza uti ko ASSIA Mutoni yabyaye ASSIA Safaris yego tutabonye ibikorwa byayo na kimwe isura either ibirunga cyangwa ibindi byiza nyaburanga bitatse u Rwanda yego sibyo ibyo bikorwa bindi ASSIA yaba arimo si byaba ari baringa nk'iyi ASSIA Safaris
reka mbanze nkumare amatsiko mfite ntago wayamara kuko reka nkugabanyiriza amatsiko. Okay, yangabanyiriza nta kibazo. Kucyo uri kwibaza cyangwa se nabandi mwibaza mwakunze Mutoni ASSIA, reka tubyoroshye. Ngiye mfite amatsiko, wowe ufite amakuru ya ASSIA Mutoni. Yego. ASSIA Mutoni aratwite? Ayo ntago nayemeza. Biravugwa cyangwa nibivugwa? Birakekwa. Okay. Gaho ayo wakwemeza ngo yambwira. Amakuru nakwemeza nayibura rya ASSIA Mutoni. Byo yarabuze yaburi birengero uko twatanye tubizwa cyangwa nuko muri birengero nabamukunda bamukurikira bifuza kuba bakurikiye ko bya hafi kuko numukobwa wagaragaje ukwigira muri we. Oya nikizungereza ibyo bivuga ari nyuma yo kuva mu mishinga y'amafilime atandukanye cyangwa se kuyigaragaramo. None se umunyarwandakazi uzi wakoze filme ari kumwe na Vincent Kigozo muri Tanzania, uwo bakunze kwita andiya mwita Vincent Kigozo tubamutagandera simyibuka muri filime zitandukanye zikomeye muri Tanzania. Abifuza kureba iyo filme ASSIA Mutoni yakinanyemo na Vincent Kigozo bajya kuri channel yitwa ngo Isimbi TV Films Official, nabonye bayishyizeho. Yitwa ngo Jibu. Okay. Ngira nsanzwe nyizi. Wowe rusanzwe yize na twaragirebaga kuri nako nabanye nazo kuri Zacu TV. Naho mushobora kujya kuri Zacu TV. Kuri Zacu TV badafite amafaranga. Platform nta muntu udukurikira utagira amafaranga. Mukandika wa eshatu akadomo Zacu nago nkurikira. Akadomo Zacu TV akadomo.com. Ubwo ubukoresha browser. Noneho ushobora kujya kuri Play Store ugasacinga application ya Zacu TV cyangwa kuri Apple Store cyangwa se Apple Store ukabasha accessinga kuri Zacu TV. Abari filime z'inyarwanda zitwika n'izi Tanzania. Neri hayo nagukoreye nari ngobajije rabyumva na filime Gatarina ya ASSIA Mutoni n'iyitwa Security zica kuri Zacu TV akadomo.com furumu kuko ariko kuri Isimbi TV Films Official sinzi nimba ari scam, ariko nabonye bacishaho nyine izo filime zose ku buntu. Iyo ntayo nzi rwose. So nari ngubajije Isimbi TV gusa yasabe murungi sinzi niba arashinze na films byashoboka nabyo. Nari ngubajije ni byumva ko ASSIA yabaye umuproducer ukomeye kujya ku rwego guko yazana Vincent Kigozi mu Rwanda ngo bakirane filme cyangwa bakorane imishinga ya films. Sibyo ibyo bikorwa bindi arimo atari kugaragaza atari kwamamaza. Sibyo ni byaba ari baringa mu rwego rwo guhisha ko atwite cyangwa guhishira ko atwite. Okay, reka manze mubwire umuntu witwa ASSIA Mutoni uko ateye nuko ameze. ASSIA Mutoni ni umukobwa w'ikizungerezi buri wese arabizi. ASSIA Mutoni uretse gatoya inzobe yanyoye iki ngo yanyoye inzobere ni Riderman utere mutoma ngo cyangwa yabwiraga umugore kabisa. Okay, ASSIA Mutoni ni kizungerezi kizuba ni igisupusupu gisukari majyana umugore wa Sengi yumva ni mwiza pe. Numwe mu bakobwa uramutse ukoze urutonde rw'abakinnyi ba filime beza mu Rwanda atabura mu myanya y'imbere. Ahubwo ni nawe wahiro waba ayoboye. ASSIA Mutoni icyo ni cyambere. ASSIA Mutoni ni umukobwa wagaragaje ko abasha kwigira mu buryo bushoboka. Niwe mukinnyi wa filime nyarwanda uba mu nzu zihenze mu gihugu nabashije kugeramo bitandukanye naho no kuyanga ba mu nzu zihenze utazi ngo bamugiye cyangwa se barabonye ko nabashije kugeramo kandi ari umukobwa. Ntabwo uvuga ngo izi imbaraga z'umugabo we babana n'iki, ari umukobwa agira n'umutima mwiza. Ni umwe mu bakobwa bigaragara ko afite umutima mwiza wo gufasha. Yafashije afasha mbeba y'inzungu ibigaragara yinjiza fofo dance burane rukana batabizi. ASSIA Mutoni niwe yinjiza fofo dance muri films. Byumva Mutoni ASSIA ni umukobwa wafashe icyemezo cyari gikomereye abandi ba producer bose bo mu Rwanda nyuma yaho isoko rya filime rya cinema risa nk'irimaze gupfa. Nyuma yaho system y'amazi itashobokaga umwe wakoraga
filime ugacuruza amasede ya miliyoni 3 ku munsi bimaze gupfa uyu mukobwa ASSIA Mutoni we yakomereje ku murongo wari uriho n'abagabo bakomeye mu Rwanda barimo nka Neri bo guproducinga filime ku mbuga nkoranyambaga. Ariko bo icyo si gitangaza kitari na gito cyane. Reka nkubwire impamvu ari gitangaza. Sibyo uretse gatoya. Reka nyansobanura impamvu atari gitangaza. Impamvu atari gitangaza ni iyihe? Siko? Abantu bo piratage ni kimwe mu bintu byakomye inkokora filime nyarwanda. Sibyo? Ariko nanone kujya kuri YouTube siko? Kubera ko ujya kuri YouTube production wayirangije. Yego. Sibyo? Byumva? Nukwavinga ways isoko. Nabyumva? Ukongera isoko kurindi wari usanzwe ufite. Ibyo nagitangaza kibirimo. Kuko urabyumva ni bisaba byinshi. Sibyo? Ahubwo wari kuvuga ngo niwe mukobwa wabimburiye abandi mu gutinyuka. Urabyumva? Siko? Guha abafana be ibikorwa bye for free. Ariko bimuha inyungu ziri kashe. Erega uyibuka ko abantu benshi batumva ko YouTube siko ishobora guha amafaranga ASSIA Mutoni kuko ko barebye video ze. Hari benshi batabyumva. Ariko n'ubundi bagikoresha YouTube. Sibyo? Rero we yaravuze ngo urabyumva birahishwe ko ngewe nakunjiza amafaranga kuri YouTube. Ariko birashoboka ko naha abafana banjye product bikabonwa nkaho biri for free. Sibyo? Then ngewe mwinjiza muri ubwo buryo buri kashe cyangwa buri buhishwe. Rero nagitangaza mbibonamo yamenye amakuru nyine yamenye arayakurikira ibyazo umusaruro. Nabwo nukuvuga nyine impamvu tari cyane kuba igitangaza byumva iyo ASSIA Mutoni aba ari we nyiri Yacu TV. Aho byari kumvikana. Siko? Ariko YouTube ni amakuru yayo ari open source. Ari free kuyamenya nyine kumenya imikorere ya YouTube biri free. Siko? Rero isoko nk'iryo riba riri rusange. Sibyo? Rero kurijyamo nagari gitangaza. Sibyo? Ahubwo kurijyamo no gutinyura abandi kugira ngo nabo barijyemo. Ngo mbwira impamvu yakoze igitangaza kujya kuri YouTube. Ndabanza nkubaze. ASSIA yakora filime yinjiza miliyoni 3 ku munsi kuri YouTube. Usibye na ASSIA arabyumva na Yacu TV. Iyo filime ni yayikora. Byarihe uvuga ngo bari bugajwe na piratage. Umuntu yakorega filime agaprintinga amasede 200 yinjiza miliyoni 6 ku munsi. Iramvuye beshya. Nje naganire na producer wa filime Amarira y'urukundo. Arambwira ngo ku munsi umwe napakiraga ivatiri yuzuye amasede muri butu no mu ntebe inyuma. Nkajya i Rusizi. Undi Rubavu. Urabeshya. Nago wagira Rusizi umunsi umwe mujye Rubavu mugene na Nyagatare. Simvuze ko ari umuntu wagiye. Ntabwo ndasuze towa. Ntabwo ndasuze kuvuga towa. Ntabwo mvuze ko ari umuntu. Nese company igira umuntu umwe. Bo ibyo nabyo wese maze gusobanura. Ntabwo mvuze ngo Hitimana niyo wajyaga i Rusizi akagera Rubavu. Ndabyumva. Ariko nyine umva jambi siko. Ibyo bintu byajyaga arabyumva ahacururizwa bazasubirayo kureba amafaranga yinjiye. Icyo kintu gitandukanye gukora distribution ni ukuvuga ngo nyine abantu batangaga CD bararanguzaga nyine reka ngurugero baretse ngurugero nka nyiri urwunge ajya kureba amafaranga yinjiye muri shop runaka ntago bijyaho araranguza we nyine akamenya ngo uyu munsi wataranguje Nyabugogo Gisenyi Rusizi Ngororero runakoroka nijije amafaranga yangaya nayo nyine umwe abanye baranguye ariko nyine umva jambi muri business siko abyumva hari ukuntu umuntu afata ibintu byawe siko yabigurisha byashira siko akakwishyura siko bitashira sibyo akaba yabigarura wowe cyangwa bitavuga akabigarura wowe ukamuha ayo biranguye ukazabyicururiza cyangwa ukamubwira uti reka njye wowe bigumane
uzabicuruze kugeza birangiye. Yego. Sibyo? Aba film producers penda byemera. Yakoraga production yuko ku munsi ari bwinjije 6 miliyoni 6. Nyine ibyo ndabyemera. Sibyo? Byumva Imana gusuhuje mushize hanze byose mbishyize. Ubasa nyine mubwire. Byumva? Ariko no market demand yabagihari. Sibyo? N'abantu kumenya ko icyo kintu nyine cyasohotse ngo bihutire kukigura. Siko byatumaga izo 6 miliyoni atazinjiza buri munsi. Sibyo? Yego. Byumva? Yego. Ahubwo wenda azinjiza mu minsi ngahe mu gihe runaka. Yego, birumvikana byo. So reka wenda dusimbuke gato tureke gutinda mu mayira cyane. Tunyarukire kuri ASSIA. Yaratinyutse byo ndabyemera. Yaratinyutse nari ndimo nasobanura nyine ASSIA kuko unabaze abakobwa cyangwa igitsina gore gifite films zacyo producinga usanga ni batatu. Ni ASSIA, ni Bahavu Janet usana se hamwe na Ingabire Pascaline. Yego. Abandi ntabwo tubazi. Yego. Sibyo? Yego. Ariko bitenyeke kuba ASSIA Mutoni amaze ukwezi filime ya Gatarina ya kuri chaîne. Gatarina imaze iruka kwa updatingwa Hashize ukwezi mu kwa gatatu nibwo iruka kwa updatinga yitwa Gatarina ku itariki ni yari season 4 episode 12. Sibyo? Yapuditse ku itariki 3. Agira ati Gatarina season 4 episode 12. Amayera menshi kuri Gatarina abwije ukuri papa Ali. Binanga ari papa wanjye ariko mubyumve neza. Sibyo? Komeza. Ikiba gihari niki? Siko? A film producer umara ukwezi adakora aba yaburi wirengero. Yego. Niba ari gukora natubwire ibyo aduhishiye. Kuko wibuke ajya gufata ya kamwana. Yego. Byumva? Yego. Nyine byari ibintu byumva avuga ati ya kamwana ari extraordinaire ari hariye. Sibyo? Yego. Ariko kuri ubu niba ari gukora filme, niba yiganye mu rugo, niba yaragiye Dubai, niba yaragiye South Africa, niba yaragiye muri Bahamas, niba yaragiye muri Trinidad and Tobago, niba yaragiye Chicago mugani wa The Ben, niba yaragiye San Francisco, niba yaragiye France, ntabwo tubizi nyine yaburi birengero. Ibyo biragusaba iminota mike kuntega amatwi kugira ngo nguhe update kuri Mutoni ASSIA. Ku mbuga nkoranyambaga there is no update. On YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, anywhere there is no update. Gusa mu nshuti za hafi za ASSIA Mutoni mu makuru twakuye mu nshuti za hafi ze zatubwiye ko ASSIA Mutoni afite imishinga 2 ya filime nshya imuhugije ari gukora byaka kanya. Byatumye atagaragara ko ntacyo afite cyo kumurika anytime ASSIA Mutoni azigaragariza abamukunda banamukurikira kandi banafite navuga ngo anafite nibyo abagaragaza rusange bikanakuraho cyagihuha cyabibazaga yuko ashobora kuba yarasamye bigatuma amara igihe ariko yanabikora nkoranyambaga. Aramaze oya nyine mva mubwire siko aramaze nyine ese ko nyiri inzozi series yaratwita agakomeza ko producer inzozi series ko mama wese yagutwiza akakubyara ndabizi nyine n'ubundi siko ko ari gukora ni byiza yego siko ariko nanone nibivana icyo gihe cyuko atwite noneho ukuri guhari nuko ASSIA adatwite ari gukora ahujijwe n'akazi kandi abajya natwite aramaze erega ni n'umugisha kuri we umugisha nyine sibyo. So ASSIA Mutoni ari muri productions cyangwa ari gutegura cyangwa ari gutunganya filime ebyiri nshyashya zizatambuka kuri channel ya YouTube cyangwa kuri ASSIA Films. Mwasubscribinga imaze kugira abasubscribers 67,700 zikandusha baturusha 4,000 byonyine. So na 4,000 mwe mwarize tukarusha ASSIA arabyumva. So ASSIA Mutoni nagatwite ariko nyine yaburi birengero.
impamvu n'abantu ibi byose baba bivuga arabyumva abantu bamaze iminsi babona uyu mbeba y'inzungu ku mashene menshi atandukanye ya YouTube yikora ibyo ashaka avuga ibyo ashaka asebya nyirabuja abantu bamaze iminsi babona yakamwana ameze nk'umuntu washomereye sibyo nawe asebya nyirabuja avuga ibyo ashaka so ibyo byose nyine aba ari yo mvano yo kuvuga ko ASSIA Mutoni either yaba atwite yaburiwe irengero yaba adahari cyangwa nyine wenda ari muri production ya filime nshyashya yitegura gushyira hanze. Turacyashaka aya makuru ngo tumenye izo filime zitwa ngo iki, zishingiye kuki, urabyumva, zizasohoka ryari, zizaca kuziye mbuga nkoranyambaga. Ni kuri ASSIA Films ya. Ese ni kuri YouTube, ni kuri Yacu TV. Subscribing ASSIA Films. Mujye muremera abanyarwanda. Niba urebye ikiganiro kuri Simba TV, musubscribing. Niba urebye indirimbo ya Bruce Melody, ukora subscribe. Niba urebye filime ya ASSIA Mutoni, ukora subscribe. Biragutwara iki? Nta mayinite bitwara. Birayatwara. Gukora subscribe birayatwara. Gukora subscribe birayatwara. Sha urinyanga amahoro kabisa. Birayatwara. So reka mbifurize umunsi mwiza. Ntari ijambo nkeneye ko wongera kuvuga nyuma yo kugaragaza ko udafite urukundo bagenzi bawe. Urukundo ndarufite. Oya ntarwo. Uva nyine urukundo ufite. Niba gukora subscribe bitwa amasegonda 3 bitwara mayinite ngahe. Kandi urimo reba ikiganiro. Every action cyangwa every request dukoresha kuri internet itwara amayinite. Sinanze amahoro. Mujye mukora subscribe igihe mwumva ko abandi babaho. Oya simbyanze. ASSIA Mutoni yakora ibintu byiza nakwanze. Simba TV ikora ibintu byiza. Gasaba kandi kazi. Mukore subscribe. Ariko bitwara amayinite. Ayaheze. Birayatwara. Ese batwangaye. Birayatwara. Uko subscribe hagiye ngaye. Nubaguze pake yawe irashira. Narumiwe. So nitebye bose babireba. Umunsi kuri tubageza amakuru atandukanye bana mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Romeo Janvier nicogere mu nkuba indwanya cyane. Tubana umunsi mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Niba wifuza ugenda dukurikira umunsi ku wundi, wewe umukunzi w'itiku tugira umunsi ku wundi, we ukunda update myidagaduro umunsi ku wundi. Impamvu vuze itiku nuko benshi bavuga ngo tugira amatiku, ariko cyane cyane ari niba ukunda itiku ariko niwe subscribing kugira amatiku wowe banza ni wanyu atari sinzi subscribing ubundi ujye ugenda ubana natwe umunsi ku wundi, day by day. Bye. Mani baho umugisha, be blessed.